mutya kuko hari imyaka yabayeho twajya kwibuka ugasanga nabacitse ku icumu gusa ugasanga abandi ntibindeba. Rero ni umwanya mwiza wo kubashimira kuko biraganisha muri za ndangagaciro umwarimu mwiza yatubwiye byarangaga abanyarwanda harimo no gutabarana. Rero mwumve ko tubashimiye tubikuye ku mutima. Uyu munsi turibuka abacu bazize jenoside ku nshuro ya 31. Ni urugendo rutari rworoshye ariko ni urugendo rwabayeho kandi rurashoboka. Twize amateka menshi. Twahuye n'umwarimu mwiza cyane kuko uko twakoze twebwe amateka barayagorekaga ku buryo n'ubu turakiga kugira ngo tubashe kubaho neza mu gihugu gifite umutekano ndetse nabo tubye tubigisha ibyo tuzi. Ni umwanya mwiza rero wo kumva tukahitamo kubaho. Abana basomye amazina n'ay'abacu baje jenoside bababwira message nziza ariko hariyo nafashemo harovuze ngo kwibuka sinziga. Mu by'ukuri ntabwo ari inziga. Kwibuka dusubiza agaciro abacu bambuwe kuko mwumvishe murumuna wanjye ubuhamya yatanze. Gufata umuntu ukamutemagura, gufata umuntu ukamusuka esanse mu mazuru, gufata umuntu ukamwica bunyamaswa, uyu munsi atabivuze ntabwo twabimenya. Amaso yacu yabonye ibikomeye, amaso yacu, imitima yacu ifite byinshi. Rero umwanya nk'uyu nguyu twibuka abacu tuba tubisubiza agaciro kabo kandi dufite n'inshingano ikomeye. Iyo twibuka ndushaho gutekereza, ntekereza byinshi, nkibuka urugendo twanyuzemo, nkibuka ese twakoze iki, byagenze bite, ariko twasubijwe mu mateka umwarimu wacu yatubwiye uko byatangiye kugeza uyu munsi. Yatubwiye imibare myiza ntarinzi ivuga ko urubyiruko rutabonye jenoside rwavutse nyuma ya jenoside ari 65% y'abatuye igihugu cyacu nimba nibuka neza. Byampaye icyizere koko jenoside itazongera kubaho ukundi kuko twe turi gukura, abonse amashereka mabi, abonse politike mbi, turi kubyina tuvamo. Ndizera ko abacu uyu munsi urubyiruko twabyaye rukwiye kumva neza inshingano zarwo. Iki gihugu kugira ngo kigere aha ngaha kibitse byinshi, cyubakiye ku maraso y'abacu, cyubakiye ku maraso y'intwari zabohoye iki gihugu, igihugu tugomba gusigasira. Munyemerera aka kanya iyo mfashe mikoro banza gushima Imana yaturokoye kuko wacitse ku icumu wese aho yanyuraga iravuga ati Imana nundokora nzagushima. Bangize amahirwe yo kubivuga rero. Reka nshimiye Imana yaturokoye. Uyu munsi turi mu gihugu twifuzaga, igihugu kirangwa n'umutekano n'amahoro. Nukuri bihimbarizwa. Ikindi nshima mbonera umwanya wo gushima inkotanyi. Umuntu arazivuga ntazivuga uko bikwiye, ukazivuga ukananirwa kuziheza kuko twabonye ubutabazi koko. Wacitse ku icumu atanga ubuhamya uwo ari we wese akavuga hasigaye umunota wa nyuma ati inkotanyi ziraza. Aha yagize Imana nkabona abagana inzego z'umutekano tugira ngo tubatume ko tubakunda. Turabakunda, dukunda nyakubahwa Perezida wacu kuko urugamba rwana turarubona n'uyu munsi. Habaye ubwitange bukomeye. Ngiye kigeze igihe nk'iki nongera kwibuka ko dufite n'inkotanyi uyu munsi zataye ibice by'umubiri. Uyu munsi babana n'ubumuga, uyu munsi babayeho mu buzima bugoye ariko bakavuga ngo icyo twarwaniye twakigezeho. Rero biduha umukoro ukomeye wo kuvuga ngo igihugu koko cyubakiye ku maraso y'abacu, ese twebwe uruhare rwacu n'uruhe? Mu by'ukuri murabizi iyo dutangiye kwinjira mu kwibuka uyu munsi abacitse ku icumu barakicwa. Ujya mwumva ingengabitekerezo hirya no hino
zigihari ndetse n'abacitse ku icumu akicwa nabi. Bivuga ngo wabikoze n'uyu munsi aracyashaka kubikora, ariko dufite icyizere ko bazatsindwa. 65% y'urubyiruko ni amaboko, twizeye ko uru rugamba bazarurwana kandi bakarunesha. Abacitse ku icumu turashima. Iyo duhagaze aha kuri uyu munsi haciye imyaka 35 jenoside ikorewe abatutsi, 31 jenoside ikorewe abatutsi, turashima pe. Dukurikije amateka cyangwa uko tubizi, uru Rwanda 94 nta shusho rwari rufite. Abatwishe barasahuye, barasenya igihugu cyari umwirare, ariko inkotanyi zo kabyara muri bwa bushishozi n'ubwitange bwaraje buracyubaka, ariko by'umwihariko bacitse ku icumu badufata mu maboko, baratubungabunga ku buryo nimba tubyibuka neza 98 hashyizweho ikigega cya FARG gifasha abacitse ku icumu batishoboye. Icyo kigega cyanyujwemo inkunga nyinshi mu ngengo y'imari itari ihagije kugira ngo abacitse ku icumu byibuze abugire iby'ibanze abona. Icyo gihe mu mibare mfite ahangaha ni uguhera 1998 kugera mu 2020 ndashaka kubagezaho ingengo y'imari igihugu cyacu cyadutanzeho mu kwiyubaka mu bushobozi butari bwinshi. Kugeza icyo gihe baramaze kudutangaho miliyari 336 na miliyoni 951 n'ibihumbi 948 n'amafaranga 690. Ni ukuri murabo gushimwa. Iyo duhagaze turavuga ngo igihugu cyacu ni gishimwe rwose, twagize ubuyobozi bwiza budusigasira, ntabwo twabyibagirwa. Tujya tuvuga ngo bacitse ku icumu se bafashwe iki gihe ari igihe cyo gutanga ubuhamya byo kuvuga ngo twabonye neza, tubone neza y'igihugu cyacu n'abayobozi bacu. Muri iyo myaka mvuze, umuvandimwe wanyuza yavuze ngo inkotanyi igihugu cyacu cyaramutuje. Ntabwo ari we wenyine, kuko kugeza muri 2020 amacumbi yaramaze kubakirwa abacitse ku icumu ni 29,000 n'amazu 15. Ntabwo ari amazu make, ndetse hari n'amazu yagiye asanwa kwa kuntu umuntu abaga afite agatongo, ariko leta yarasannye, hasanwe 2,000 n'amazu 50. Ikindi abari bashoboye bafashijwe gukora imishinga iciriritse, ku buryo hatewe inkunga imishinga igeze ku 54,680. Natwe twagiye muri porogaramu ya leta ya Girinka, abacitse ku icumu bahawe inka zigeze ku 7,510. Ikindi kintu leta yakoze gikomeye, babashije kwishyurira imfubyi amashuri yisumbuye, bishyuriye abana 107,921. Abo ni abishyuriye segonderi, n'abishyuriye amashuri makuru na kaminuza hishyuye 38,349. Ikindi abacu baravujwe, abarokotse bafite ibikomere indwara zitandukanye, havuwe abacitse ku icumu inshuro 2,666,666. Abagera kuri 499 bavujwe hanze y'igihugu bitewe n'ibikomere basize. Ayo mutungo wose ukagenda ugahura n'izi miliyari 336,948 n'amafaranga 690. ndagira ngo mubihe agaciro. Igihugu gisigaye ari umwirare, abajyaga babibyira mu blague, buriya abasenateri barabizi, bajya bavuga ngo beneri basanzemo igiceri cya 50 muri 94, igiceri cya 50, 98 batangira kutwubakira amazu, kutuvuza no kutubungabunga. Mu myaka gusa 20 bari badutanzeho izi miliyari zitabarika, kandi iyi mibare mbahaye ntabwo harimo twinjira muri Minubumwe n'uyu munsi Minubumwe irabikora. Ni igihe cyiza rero cyo gushima
mwumve ko dushima ntabwo turingaye bacitse ku icumu muri ab'agaciro. Ngana ku musozo nakomeje kwitegereza urubyiruko, nkomeza kwitegereza abantu bari hano, tukibaza ko turi kwiga ibintu byiza pe, turi kwiga amateka yacu, amahanga araduhagurukiye, mu by'ukuri se ntitugirira imbabazi. Hari ukibaza iyi ngengabitekerezo ya jenoside iva. Nafashe umwanya wo kubitekereza, sinzi n'abandi muzamfasha, abashakashatsi cyangwa iki. Mu by'ukuri buriya jenoside mu gutegura no kuyikora hajemo ibyiciro byinshi. Ababyibuka neza baribuka ko n'abana b'imyaka 10 bajya gucuza imirambo. Ababyibuka neza abana b'imyaka 10-11 bajyaga inyuma y'ibitero bareba ibintu biri gukorwa. Abo bana barakuze, uyu munsi turangana, bafite imyaka 41 kugeza kuri 47. Ntago bafunzwe, ntibahanwe, ariko hari ibyo bonse kandi babonaga ababyeyi babo ibyo bakora ari uko bimeze. Ababyeyi babo bakoze jenoside barafunzwe, bajya kwishyura ibihano, uyu munsi bari gusohoka. Ariko mu gukora ko bari bazi ko bakoraga ibintu byiza, ahazi ko banarenganye. Mwumva abana tubyara icyo tubagaburira. Munyemerere nibwira urubyiruko ruri hano. Urubyiruko ruragira ngo masabe ngo muhitemo kubaho. Guhitamo kubaho nta kundi. Ni ukwanga kumva inyigisho mbi ababyeyi banyu babaha. Ubwo ndavuga abana bavutse ku miryango yisanze barakoze jenoside, nta ruhare mwabigizemo. Aha dufite ibitabo byiza, amateka senateri yatubwiye, ndetse mwaranizera naho mwayakura mushaka amakuru mazima. None muhitamo kubaho, murasiga ibyashize, muharanire kubaho neza. Iki gihugu aho cyavuye twese mwumvishe bakitubwira, cyavuye ahantu hakomeye. Mwebwe icyo musabwa ntabwo gikomeye, murasabwa kurinda ibyagezweho. Kubirinda rero ni ukumenya ukuri, ndetse mugaharanira ko ibyabaye bitangira kubaho ukundi. Gufatana amaboko ku mpande zose zitandukanye, tuzakomeza kubaho, jenoside ntizongere kubaho ukundi. Ikindi nakwisabira urubyiruko, senateri yabivuze neza, ukuntu amahanga yaturwanyije kujya aho bica umwami ni byinshi. Uyu munsi murabizi ko isi yaduhagurukiye. Uru rugamba ntabwo ari urugamba rw'abayobozi bakuru bacu b'igihugu gusa. Ibyo navuga azi 60% y'urubyiruko. Uru rugamba rurabareba, kurinda ibyagezweho hari icyo bivuga. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga mwumvisha ukuntu batuka u Rwanda, mukumva ukuntu badusebya. Uru rugamba ndagira ngo tururwane. Nicyo nisabiraga, shaka kurwana ku giti cyanjye, ariko ndagira ngo uyu munsi nimba dushaka kubaho, urwo rugamba mureke tururwane, ntabwo rutunanira. Dufite ibihamya, dufite amateka, dufite icyo dushaka, dufite naho dushaka kugera. Mureke twange gupfa, dushake kubaho. Urubyiruko nagira ngo mbisabire, uwo mupira mushyize mu biganza byanyu, nizere ko tuzabikora kandi tukabikora neza. Gana ku musozo nyakubahwa mushyitsi mukuru, nagira ngo nkomeze mbashimire. Turi kwibuka mu minsi 100, ni urugendo rugoye rukomeye, kugira ngo dukomeze dufatane amaboko, tuzarurangiza amahoro, dusindagize abafite intege nke. Ikindi nongera kubabwira ngo twibuke twiyubaka. Ndabashimiye. Ababyeyi, bavandimwe, bana bacu, baturage na nshuti z'amasaka zaje kugira ngo dufatanye muri iki gikorwa cyo kuzirikana no kwibuka abatutsi bazize uko baremwe muri jenoside yabakorewe muri 1994. nagira ngo ntangire babwira ngo mukomere kandi mwihangane. Iryo ni ryo jambo rya mbere kandi numva rikomeye mfite ryo kubabwira, yaba ari mu izina ryanjye, yaba ari no mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro. Ubundi mu bihe nk'ibi ngibi biragorana kubona icyo umuntu avuga. Abanyarwanda murabizi ko dukunda kuvuga, ndetse n'abayobozi tugakunda kuvuga, ariko hari ubwo umuntu ashaka icyo avuga akakiba. Njya kuza ahangaha nafashe imashini
kugira ngo ngire ibyo negura nandike nk'ibisanzwe nk'uko nyine umuntu ugiye kubwira abantu bangana gutya yakagombye kubikora. Icyo nanditse nkabisiba, icyo nanditse bikanga, nkumva ntabiza pe, habibura. Igeze mu Rwanda ari uko ari mashini, reka nkoresha intoki zanjye, nabyo biranga. Igeze mu mutima urambwira ngo ariko wagize ibyago byo kuvukira mu mahanga, wumva ibibazo by'ubuhunzi, umenye n'impamvu uri impunzi maze gukura, ugira amahirwe yo kuba mu rubyiruko rwatabaye u Rwanda, ubona uko jenoside yakozwe n'uburyo yahagaritswe, ugira amahirwe yo kubona aho u Rwanda rwomora ibikomere by'abana barwo no kwiyubaka, ndetse n'intambara nyinshi twagiye turwana, wajya ukababwira ibiri mu mutwe wawe. Niyo mpamvu rero nta n'agapapuro na kamwe ifite, ntukeke ko ari ukubasuzugura, kuko ndavuga ibiri amateka yanjye n'ibyo nzi n'ibyo nabayemo. Nyuma y'ikiganiro cyiza cya Honorable Senateri Emmanuel ndetse na Christine ubuhamya yaduhaye, kugira ngo buri wese yumvaga intangiriro ya jenoside guhera 59. Njye nanavuga ko ari uguhera Umubirigi agera mu Rwanda, kuko mu mateka y'u Rwanda ba Honorable batubwira n'abandi bayazi, igihe bazanaga ibuku bandikamo utu twatutsi muri za 26 ndakeka, nibwo bariho bayitegura kugeza ku ndunduro yayo ya 94. Muri 59 abatutsi barishwe, 6 baricwa, 6 baricwa, 6 baricwa, 7 baricwa, 90 baricwa, 9 92 93 94 bakora icyo bise indunduro yabo n'imperuka abatutsi. Ibyo byose birabereka umugambi mubisha leta zariho zishyigikiwe n'amahanga. Ayo mahanga ari nayo yazanye urwo rukungu, karubiba mu Banyarwanda, bakaruhagarira bakarwishimira. N'uyu munsi murabona ibyo bagikora. Ibingengabitekerezo turacyayibona mu bihugu bidukikije, ndetse nta nubwo iherera mu magambo gusa, ahubwo yashyirwa no mu bikorwa. Turabona abatutsi bicwa urw'agashinyaguro muri Kongo, babatwika babarya, isi yose irebera, ahubwo igashishikazwa no kujya muri za table ronde n'ibindi byose bisabira u Rwanda ibihano. Turabona abategetsi batandukanye bamwana n'interahamwe ziri mu mashyamba ya Kongo n'izindi ziri i Burayi n'ahandi zikomeje umugambi wabo mubisha. Gusa dufite icyizere. Cya kibazo umwana wa Asumuta yamubajije, ibisubizo yamuhaye nemera cyane, ku gisubizo kijyanye n'uko inkotanyi, abana b'u Rwanda barwanyije jenoside bakayihagarika, amahanga yose arebera, n'ubu ziracyahari kandi imbaraga ziragenda ziyongera. Hariyongeraho ubuyobozi bwiza dufite.
ariyongeraho ubuyobozi bwiza dufite bubiba ineza mu bantu, bwifuriza abanyarwanda n'abanyafurika bose ineza. Dufite icyizere cy'urubyiruko rwacu, nabo ni icyizere cyacu cy'ejo hazaza. Dukomeze tubarere neza, tubatoze umuco wo gukunda igihugu, tubatoze umuco wo gutandukana n'ikibi cyose n'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari ikibazo Assumpta nanone yibajije ati kuzageza ryari ko tukibona ingengabitekerezo ya jenoside n'ubu turayibona, ndetse ibibabaje ikanaboneka no mu bana bakiri bato. Ariko igisubizo ni iki? Ingengabitekerezo ya jenoside yabibwe mu myaka isaga 30 yose, irakura, ubanza yarageze aho ikajya no muri za genes za gene z'abantu, kuko ntabwo basobanurira ukuntu umwana w'imyaka 10 na 20 na utarabonye jenoside uyu munsi aba afite ingengabitekerezo yabo. Ati babishe abayikoze bo ntabwo bari bafite imbaraga, twebwe turaje tubereke. Ukibaza ibintu nk'ibyo. Ariko igisubizo, murabona iki giti cyangwa iki ngiki kirahangaha, kugitera ntabwo byagusaba iminota irenze 2 cyangwa 3 kugira ngo ugitere. Kugikura muri pepiniere ukakizana ugacukura ukagitera, nuko ntabwo byagufata iminota 5. Ariko iki giti kukirandura, uko turahangaha buri wese bamuha ikizamini ngo ntakirandura, byagusaba imbaraga zidasanzwe n'imizi yacyo. Kandi n'ingengabitekerezo ya jenoside rero biradusaba igihe. Ntimubone ngo tumaze imyaka 31 dufite akazi gakomeye ko kugira ngo tuyirandure. Wa mugani wa ya slogan ya nyakubahwa Rucagu mu majyaruguru ngo tuyirandure n'imizi yayo, tuyitwike ishye Burundi kongoke, biradusaba imbaraga. Ariko izo mbaraga igishimishije zirahari. Muze dufatanye rero, twe gukangwa n'ibirumbaraye, twiyumvemo icyizere cyo kubaho no kubiharanira, banyacyubahiro mwese muri hano, babyeyi, inshuti, bavandimwe, bana bacu, uyu mwanya twibukaho abacu bazize uko Imana yabaremye, ni n'umwanya wo gushima, ni n'umwanya wo kuzirikana. Byavuzwe ariko nanjye ndabigarukaho, tuzirikane, dushimire Inkotanyi n'uwari umugaba wazo mukuru mu buto bwazo, ndavuga ubuto mu myaka, mu mikoro makeya, ariko mu mbaraga nyinshi z'umutima zabohoye uru Rwanda. Bonereho no kusaba, ari abantu bakoresha imvugo yo kuvuga ngo Inkotanyi zateye u Rwanda. Ntabwo Inkotanyi zigeze zitera u Rwanda, Inkotanyi zatabaye u Rwanda. Tujye tuba ariyo mvugo dukoresha. Zatabaye u Rwanda, zirarukiza. Abenshi bahasize ubuzima bwabo, abo nabo n'umwanya wo kubibuka no kurata ubutwari bwabo no kubazirikana no kubaha icyubahiro bakwiye. Abandi bahaburiye ibice by'umubiri nk'uko madamu uhagarariye Ibuka yabivugaga, n'ibindi. Rwari urugamba rutoroshye.
abanyarwanda nibo bavuga ngo ribara uwariraye. Ni umwanya wo gushimira abari abahutu, ndavuga abari abahutu icyo gihe ko twese uyu munsi turi abanyarwanda, bagize umutima mwiza. ngira ngo twabyumvise Christine abivuga, kuba hari abatutsi barokotse nuko hari abahutu bari bafite umutima mwiza, bakemera kwitanga no gutanga ubuzima bwabo kugira ngo bagire abo barokora. Nabo ni umwanya wo kubashimira